Yeah, watagwan mumeze mte mumeze neza. This is the Most Talent TV, munyamakuru ni Kirzo. Nizeko ibintu ari fresh, lockdown imeze nabi cyane hirya no hino. Ubwo namwe ndababwira ati mugume mu rugo, stay home, stay safe. Kwa ngendo ziri ngombwa kabisa. Hano no ndikumwe na Rastaman kabisa kuri gitari ngiye yanshwanyaguje, namwe murabona ko ibintu ari danger. N'abarasta twabagezemo dufite impano nyinshi cyane twaberetse. N'uyu munsi none twinjiriye umucuranzi wa gitari ndetse n'umuhanzi. Ariko mbe na mbere ko dutangira, reka tangira twibwira. What's up bro? What's up? Banyita Intare Gabra. Nkaba ndi umucuranzi n'umuhanzi. Yeah. Umunsi wo kwibuka Bob Marley yapfiriye, wewe uwo munsi wafashe gute? Uwo munsi ni umunsi kuri njye w'amateka, aho twibuka legend cyangwa se nk'umuntu waharaniye kwishyura kwizana kw'Abanyafurika. Yeah, fata nk'intwari nyine. Yeah, fata nk'intwari. Yeah. Ese intare nkuko wita intare, mbega bansobanurire muri make abantu badukurikiye, umuntu umeze utera, umuntu witereye gute muri make, umuziki wawe ukora gute nyine? Yeah, nge ndi easy nyine, ndi umuntu uri humble, simple. Yeah, ura witurije nyine nkaba nkunda kwikorera music. Yeah, most of time spending a time kuri music, nkompoza nkora ama lyrics, ariko sinavuga ngo hari indirimbo mfite wenda iri hanze n'iki, ariko biri mu mishinga usanzwe, ariko umuntu akora amakaraoke, ugakora na live music. Yeah. Kura amakaraoke ugakora na live music ugatwikira abaturage. Yeah, ese ndacika ko warangije amashuri yawe kera cyane, uri no mu bahanzi bize hanze. Nimba nashidikanya ko muzi kera ugitiye muri za Kacyiru. Yeah. Yeah. Nyine natangiye kera cyane n'iki music. Yeah, njya kuyiga ngira gute birampira. Yeah, kugeza na n'ubu ndacyabirimo. Ese ni gute wagize igitekerezo cyo uvuga ati reka nige music cyangwa se reka nangire gukora music? Ese wayitangiye ryari? Music hari ukuntu nyine iyo ikintu kikurimo nyine kirakuganza nyine, ukageraho ukavuga ati yeah, that is my passion. Iyi niyo nzira nyine ngomba gukora music. Music niwo muhamagaro wanjye. Yeah man. Ese music yawe waba warayitangiye ryari? Ese wayifatanyije gute n'andi mashusho asanzwe? Ko ngira ngo mbere yuko utangira music kuyikora wabanje nyine kuyikora kwa kundi biba biri bwihishwa bikiri privé utarabyereka abantu, ariko ubu ngubu byagiye hanze. Ngira ngo utaratangira kubyereka abantu wari ufite ukuntu wigaga amashuri asanzwe. Ese wabashe kwifatanya gute, mbega uza kubivamo uhita winjira muri music? Yeah, urabifatanya umuntu niwe wiha gahunda, ukiha gahunda nyine ukavuga ati ya hari time nyine y'amasomo nyine nkuko bivuze, ngiye kwiga, ngiye mu ishuri. Yeah, hakabaho igihe wenda tuvuge wonye free time, wenda weekend n'iki, uravuze ati reka nkore music. Cyangwa se ikindi gihe wonye umwanya ukavuga ati wowe ukagira buri kintu n'umwanya wacyo. Yeah. Niko kuntu nyine nabigenje kugeza na n'ubu. Ya, hari abantu benshi twagiye dukorana ibiganiro, haranye impano benshi bamubaza ati njyewe umuntu ndeberaho n'uyu, umuroro modo wanjye n'uyu, mbega umuntu waneye courage n'uyu. Ese we ni nkwe muntu waguteye inspiration zo kuba wavuga ati reka nanje muri music nkore music? Yeah, ni benshi cyane, ariko hari umuntu nakundaga cyane ubundi mbere ngitangira music. Nakundaga gitari cyane kuva nyine mutoya nyine. Nyine muto nabona umuntu ufite gitari nkavuga ati bana kabisa, nanjye wama mahirwe nkakoraho nkumva. Yeah, hari umuntu rero wanyanspiraga w'umugitariste nyine nawe n'umu legend, bamwita Jimi Hendrix.
ni wanyinspire cyane ariko ni benshi ngenda ndeberaho harimo nka Bob Marley nyine ni niyo bagiye banyinspira cyane kubona nahise nshyiraho dreads nyine n'iki ariko mu bijyanye na music cyane narebeye kuri Jimi Hendrix kuko nakundaga gitari kandi ni n'umuhanga muri gitari cyane kabisa kugeza na n'ubu iyo uvuze Jimi Hendrix abantu bavuga ati ebana salute umugitariste mwiza cyane kabisa. Ese nk'ubu ngubu ufite dreadlocks tuska abantu hari imvugo ziba ziri hanze zuganga abantu bafite ama dreads bakoresha ibintu bya drugs bakoresha ibiyobyabwenge especially none yari umuhanzi usanga none akoresha ibintu by'ibiyobyabwenge nyine cyane. Ese wowe ni gute wabasha kubumvisha ko atari ibyo ko yari imyumvire ya kera kuko muri muntu hari ukuna kubona ufite dreadlocks agahita gushira ahantu kandi tuziko hari n'abandi bantu bakomakomeye bazifite ariko batabikoresha. Ese we ni gute byumvishe? Ngewe undi urumva byone ibiyobyabwenge urumva ikintu cyakuyobya ubwenge wowe uri umuntu uzi ubwenge utekereza ntabwo wakwiye kugikoresha. Niyo mpamvu nyine ntakoresha ibiyobyabwenge kubera ko nyine byanyicira career byanesha umwanya ntabwo nshobora gukoresha drugs ndi undi wenyine hari uko nahisemo kubaho ibyo ngibyo rero biri negative najugunye hirya ntabwo nabyaaccepta muri career. Niye message wahereza abantu bumva ko umuntu ufite dreadlocks wese agomba kuba nk'itabi akoresha ibiyobyabwenge mbega ni gute ushobora kumuhindura mind ukamubwira ko nyine atari byo gira message bagenera? Icyambere cyo bumve ko gushyiraho dreadlocks umuntu wese ashyiraho dreadlocks kubw'impamvu for fashion iki ntabwo bivuze ko umuntu wese ufite dread abakoresha drugs nyine ni rusange n'umuntu utafite dreadlocks nawe ashobora gukoresha izo drugs n'iki rero bajye bafata umuntu nyine batagendeye kuri ibyo babanza bamenye umuntu ari we apana guhita ujudging umuntu kubera ko umubonye afite dreadlocks tuvuga ati ko afite dreads nyine igare ko anywa ibyo bimogi iki n'ibindi umuntu niwe ku giti cye niwe ugomba ntuzajudging umuntu. Hari akantu bajya bavuga ngo don't judge book by its cover. Umuntu ni imbere umuntu ntabwo ari inyuma ntawe biba bihuriye na drugs. Ubwo namwe murabyumva no muhanzi akunda gitari ariko yatubwiye ko atarasohora indirimbo nimwe ngo ayishyire hanze. Ese ni rya ruteganya kuba wafata nk'indirimbo ukayishyira hanze ugati indirimbo ni yanjye ahantu hose mbega ukaba wayicurangira n'abandi bantu hakajya n'abantu bayitunga bagukurikirana? Ni vuba cyane as soon as possible kabisa. Imana ikidushoboje n'ejo ushobora kubikora nyine bisaba support nyinshi n'iki ujya studio iki ariko nyine icyambere nuko uba ufite iyo mpano ibyo bintu bikurimo igihe cyose washyira indirimbo hanze kabisa. Gusa nyine ndabiteganya vuba. Yangira ngo uri umuntu umaze igihe kirekire umuziki, umuntu wagiye ukurikirana umuziki cyane ndetse uri n'umuntu ufite experience mu muziki. Ese iyo ubona umuziki nyarwanda kubera iki wo utaragira kure ngo wenda bavuga ati wenda urugero umuhanzi runaka muri Beat Award baramuhamagaye agiye guperformingamo ko turi kubona ba David babahamagaramo ba Wizkid bakaba banitabira bakicaramo ariko twatusarabona umuhanzi nyarwanda avuga ati nawe aragiye baramuhamagaye. Ese ubona ari izembo mbogamizi ziri hagati umuziki nyarwanda? Ese ni gute izo mbogamizi zahinduka natwe bakaduhamagara? Nge numva umuziki nyarwanda aho ugeze ni heza ugereranyije nyine n'amateka yacu n'iki ubona aho bigeze bimeze neza ahubwo ni ikibazo cy'igihe ni igihe gusa hari igihe bazabibona natwe dutumirwe muri izo za Beat Awards n'iki icyambere
ni ugukora cyane burya ibikorwa nibyo byigaragaza ibikorwa nibyo bikugira uburiwe nibyo bigukura ahantu bikakugeza ahandi natwe dukomeze dupushinge nk'abahanzi nyarwanda nakabuza tuzahageraho hose kabisa ati nakabuza tuzagera hose kugira ngo tutarambira abadukurikiranye ngira ngo abanza ukabacishirizamo mu karirimbo ukabacurangira byabana ngombwa ukabumvisha ijwi ryawe ducurange Bob Marley kubera ko ari twibuka ejo bundi akarimbo kitwa Redemption Song. Old pirates, yes, they robbed by, sold I to the merchant ship. Minute after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. Redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and they look? Some say you're just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you hear for sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. Redemption song. The songs of freedom. The songs of freedom. Ta 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 ta. Redemption song. Yeah man. Ni perfect kabisa papa aho ngaho urarwise. Yeah man. Ya ese ndabona gitari cyane ni ryari wize gitari ni iki cyakugoye mu kwiga ko mbona yizi cyane? Ya nago nyizi cyane ndagerageza kandi ndashoboye. Nago ndumuhanga birenze. Gusa ku rwego rwanye ndumuhanga ndashoboye. Ariko byo kurenga byo ni gake. Yeah. Warumbaje ngo natangiye ryari. Tangiye nko muri 2010 ndakeka. Gake umuntu nyine nkuko bizi biragora n'iki fata umwanya ugakora practice bikakugora kagira gutari ko uza kugeraho nyine igihe kiragera kabisa kabimenye. Ya noneho ewana mwayumvisha ni Redemption song ya Bob Marley ewana ibintu ni fresh hano kabisa.
reka ugira inama ugira abantu, hari urubyiruko rwinshi cyane hanze, hari benshi cyane bumva ko ashobora gucuranga gitari gusa akazajya yicurangira ari iwabo, akazajya yumva ko ataba umuhanzi. Ese ni nk'ihe nama wabagira? Ugasanga umuntu afite dreadlocks nawe aracyafite isoni zo ko yasohoka, ugasanga arabikunda ariko akavuga ati barambona gutya. Ese ni iyihe nama wagira urubyiruko ruri hanze narwo rukunda umuziki ariko rutarabona opportunity yo kuba rwatangira gukora? Ikintu kibi burya ni ukwirimita. Ntuzirimite, ntuzavuge ngo njye ntago nshoboye. Uragerageza bikaza, ariko wenda nyine habaho challenge nyinshi. Ariko nk'umuntu cyangwa se nkuzi icyo ashaka tu, wowe wikwiheza ngo wowe wiheze inyuma wumve ko udashoboye. Ushobora no kurebera ku bandi, ushobora kureba kuri ngeti why not ngiye ntabigera kubera ko runaka we yakoresheje iki kugira bigeraho. Nawe ni umuntu nkanjye, nawe ugafata umwanya ugakora cyane, nawe ukagera aho ugera nk'uko n'abandi bakubanjije babiharaniye. That's good. Ngira ngo hari benshi bashaka kuba babona iyi video bagashaka gukurikirana cyane. Ngira ngo ufite social media wababwira amazina ushaka kubukoresha? Ni Intare Gabra hose, yaba IG yaba FB, ndumva n'ahandi hose ni Intare Gabra. Bwa mwita Intare Gabra, mukomeze mukurikirane ku bantu bakeneye komeza kumumenya. Intare Gabra kabisa, komeze mu supporting. Murumva ko minsi iri imbere azatangira abaye bihangano byazabaha indirimbo, azaba n'ibindi byinshi cyane. Ari nako tubabwira ngo ubu turi kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu twajyanye na Intare Gabra. Bro, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane namwe kubw'uyu mwanya muduhaye. Imana ibamugisha kabisa, na Imana ikomeze ibane nawe kabisa mu bihe byawe. Turabwa ku munyamakuru na undi ni Kirizo kuva muri The Most Talent TV Show. Mwibwe kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo mukomeze mure byinshi cyane. Hari abandi banyemano benshi yazanyira tubazanira. Mwibuke kabisa kora subscribe niyo ya mbere, n'andi ma videos ya mbere twagiye dukora kugira ngo mukomeze muyabone. Ciao twari kumwe na Intare Gabra, umunyamakuru yari Kirizo. What's up?